niwe wabaye Miss w'u Rwanda muri 2020. Uyu Miss Nishimwe Naomi rero wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2020 akaba yishuye ko ubwo nyina aramutwite yibwiraga ko azabyara umuhungu akamwita Kevin, ndetse agaragaza ko atakure mu buzima bwiza bw'abakire nk'uko benshi babitekereza. Yabigarutseho mu gitabo yise More Than a Crown kizasohoka muri uku kwezi k'Ugushyingo, aho kigaruka ku buzima bwe busanzwe, aho kuba nyampinga w'u Rwanda, ibanga ryo kutitinya ndetse n'ibindi byafasha abana b'abakobwa bakiri bato. Ibikubiye muri iyi nkuru rero ni biri muri paji 9 za mbere zagiye hanze mu gitabo More Than a Crown, biteganyijwe ko Miss Nishimwe Naomi azashyira hanze ku itariki ya 14 Ugushyingo 2025. Muri iki gitabo kigizwe n'amapaji 84, Nishimwe Naomi yavuze ko igihe kimwe umuntu yanditse ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter amuvuga agira ati bariya bana bo mu bakire nta bibazo baba barahuye nabyo, ndetse ibyo byaramusekeje cyane, amarira amuzenga mu maso akimara kubibona. Ati naraturitse ndaseka, amarira anzenga mu maso, ati nkibona iyo tweet, ati yaba bari babizi, ati navutse neza kandi vuba, ati cyakora isi nisanzeho ntiyari shyashya. Niho rero yahereye aterura inkuru ye iri mu gitabo yise More Than a Crown, avuga ko nyina yamaze rero amezi agera ku 9 abwira Miss mugenzi ko akana gatera utugeri mu nda atwite ari agahungu, ndetse avuga ko inda ye itamuruhije nk'iy'abavandimwe be Katia ndetse na Brenda. Ati iyo abaturanyi babazaga mama wanjye izina azanyita yaramwenyuraga akavuga ko ari ibanga rya papa gusa. Yatangiye kwitegura agura utwenda tw'abana tw'ubururu, kubona udusogisi twa net, ati two kuzanyambika, ashyira byose mu gikapu, ati cyanditseho baby boy, umwana w'umuhungu, arafunga. Ati bari barateganyije ko izina nzahabwa ari Kevin. Nishimwe Naomi warushinze mu mpera za 2024 yagaragaje ko azwiho rero gutungurana benshi cyane kubera gukora ibintu uko batari babyiteze, ahubwo akabikora mu buryo bwe. Ati naje mu isi nkora ibintu mu buryo bwanjye, izina ryanjye ryagombaga rero kuba Kevin ariko nitwa Naomi Nishimwe. Ati hari umugani udasanzwe wa Kinyarwanda uvuga ngo so nta kwanga akwita nabi, ariko igisobanuro cya Nishimwe kirumvikana. Ati Imana nishimwe, ati nubwo natangiye ubuzima ntenguha ababyeyi, izina bampaye rero ryatumye rero menya ko bazankunda kandi bakanshyigikira mu nzira yose nzacamo, nk'uko yagiye abigarukaho. Se wa Nishimwe yinjiye mu gisirikare akiri muto mbere y'uko umwana we w'imfura Katia avuka mu mwaka w'1996. Icyo gihe rero ibikomere byari bikiri bibisi cyane ku Rwanda rwari ruri gusohoka mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, yari imaze imyaka 2 ihagaritswe mu Rwanda. Igihugu cyari cyarahindutse umuyonga, amahoro arambye ataragerwaho, abarokotse jenoside bagendana intimba, umubabaro n'ishavu, barihebeye abatazi uko abazaza hazamera. Imiryango yari ikigerageza rero gushakisha niba hari abayi barokotse, bashakisha mu nzu zahinduwe umukara n'imyotsi nyuma yo gutwikwa, bagerageza rero gusana inyubako zasenywe, ari nako rero barwana no kongera kugira icyizere cy'ubuzima. Miss Nishimwe Naomi avuga ko se wagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu atabaga ari hafi ya Kigali, kandi niho bakuriye. Yabaga akora akazi ko gufasha imiryango kongera kubonana no kwibaka, ndetse n'ubwo byamusabaga gusiga umuryango we. Ati Katia nibyo bihe by'ingume yavukiyemo, ati kuza kwe mu isi byabaye mu bihe bikakaye, ariko kandi ibihe by'ubudaheranwa ku buryo n'uyu munsi ati nkibimubonamo uyu munsi. Ati kwimura abasirikare aho bakoreraga akenshi ati bifata ibyumweru, rimwe na rimwe amezi, ndetse icyo gihe nta telefone zari zihari kandi nta buryo bwo kohereza amafaranga mu rugo bwashobokaga. Nishimwe avuga ko ibyo byatumaga rero batabona papa wabo, kenshi ntiboroherwe no kumenya niba koko papa wabo ameze neza. Ati iyo twabaga dushaka kumenya amakuru twayakuraga kuri sogokuru. Ati mu buryo butangaje sogokuru yabaga azi umuntu uzi undi muntu uri hafi y'aho papa yabaga ari gukorera. Ati uwo muntu rero akaba ari we wohereza ubutumwa cyangwa se ibaruwa igira iti ubwire umugore wanjye ko amafaranga azatinda ku kwezi, usuhuze abana banjye. Yagarutse kandi ku mibereho igoye we n'umuryango we banyuzemo muri icyo gihe, aho nta biryo bihagije babaga bafite mu rugo. Ati byari bisanzwe kurya, ati ntuhage, ati byari bisanzwe gutinda kwishyura amafaranga y'ishuri cyangwa se byose ukabibura. Ati none Noheli
ni kimwe mu bihe mama yaguriraga buri wese imyambaro mishya, ati inkweto imwe, ipantaro imwe cyangwa se ikanzu, ati twashoboraga kandi no gutegereza umwaka wose tuzi ko iyo mpano idasanzwe izaza. Ati yego niko bimeze, umuryango wanjye wanyuze muri byinshi, ati twahuye na byinshi mu buryo butandukanye, ati abaturanyi banjye, inshuti zanjye, ati buri wese wari iruhande rwanjye, ati twese ntitwari tworohewe. Akaba rero ari Miss Nishimwe Naomi yakomeje kugenda agarukaho. Icyo gihe umuryango wa Nishimwe Naomi wabaga mu nzu y'ikigo cya gisirikare ifite imbuga yari ihagije irimo ibiti by'imyembe, indabo, nyina yakundaga rero n'imboga ndetse n'umwanya wo gukiniramo. Gusa kuri Nishimwe ngo ibyo ntibyari ubukire, ati bishobora kumvikana nk'ubukire ariko icyo gihe ubutaka bwari buhendutse kandi imiryango imwe n'imwe yari ifite ubutaka bunini. Kugira ubutaka rero bunini ntago ati byari bivuze kugira agatubutse kuri banki, ati icyo gihe twari dufite ahantu hanini ho gukinira ariko nta biryo bihagije byo kurya ngo duhage. Nishimwe Naomi yavuze kandi ko abana batanu aribo Katia, Brenda, Naomi, Trezor ndetse na Keira, iyo umwe muri bo yashakaga rero igikapu cyo kujyana ku ishuri cyangwa se inkweto, nyina yaricaraga akababwira ati ibyo ntabwo byihutirwa muri aka kanya. Ikihutirwaga icyo gihe ngo cyari icyizere, kubambika ndetse bakabona n'ibyo kurya n'amafaranga y'ishuri, ibindi bikaza ari inyongera. Miss Nishimwe Naomi yavuze ko nyina yakundaga rero kubajyana ku kazi ke aho yakoraga kuri radiyo Umucyo, yari radiyo nshya ya gikristo icyo gihe, ndetse byari amahirwe iyo iwanyu babaga rero bafite akazi bakakubonera iby'ingenzi. Ati iyo mama rero yabaga ari kudukorogera igikoma yatubwiraga ko Yesu niwe muti w'ibanze, hagakurikiraho kujya kwa muganga, ibindi byose biza nyuma. Hari uwarwaye ati senga, ati ntitwabonye ibyo kurya bya nijoro, senga. Akaba rero aribyo yakomezaga kugenda ababwira. Muri iki gitabo Miss Nishimwe Naomi yashimangiye ko batigeze babaho mu buzima buhenze icyo gihe, ndetse bagobotswe n'isoko rya Force Armed Forces Shop ryabafashaga rero kuri byose bakeneraga rero mu rugo ku giciro gito. Ati ntabwo rero nabyumvaga nk'umwana, bwari ubuzima busanzwe, ariko nsubije amaso inyuma nkareba iby'ingenzi n'ibindi byinshi abanyarwanda benshi muri twe ati twakeneraga. Ati namenye neza uburyo ryadufashije ndetse kandi n'indi miryango yabayeho mu mutuzo. Yakomeje avuga ko umunsi umwe nimugoroba ubwo nyina yari amutwite, se yari yaruhutse ariko yagiye Nyamirambo gufana ikipe ye yakundaga cyane ya PFC. Ngo icyo gihe kandi murumuna wa nyina witwa Nadine nawe yari yaje kubasura, azamara icyumweru kimwe. Nibwo rero yagiye ku bise bya mbere abona isuha iramenetse yikinga igitenge. Ati nta kindi atekereje ahamagara imodoka ya taxi mu baturanyi. Ati muri uwo mugoroba rero yabwiye uwari utwaye imodoka ngo CHK Hospital, mana yanjye tuguruke. Ati mama yari yafashe kuri cya gitenge yakomeje asaba Imana guhumeka. Icyo gihe papa yari yatangiye kuva muri stade Nyamirambo anyura mu bafana yihuta, ndetse n'ikipe ye yatsinze yitegura indi nsinzi iri hafi kuza. Se yahagaritse moto yizeza umumotari ko aza kumukubira kabiri ayo amwishyura naramuka yihuse cyane mu mihanda y'igitaka. Tibanyura mu mihanda ya Kigali, banyura mu biti byari hafi y'umuhanda n'abacuruzi hafi aho ngaho. Ati banyura mu bana barimo bakina ya mipira ya karere. Ati amaboko ya papa yari afashe ku ntebe ya moto, yakomeje cyane kugira ngo rero yirinde impanuka kandi bihute. Imihanda ya Kigali ntabwo yarimo kaburimbo. Atakihagera inkweto ze zari zahinduye ibara kubera ivumbi, ishati yo yari ayifite ku rutugu afite n'icyuya cyinshi cyane. Nishimwe avuga ko se yasimbutse kuri moto atambika mu kirongozi cy'ibitaro atazi neza aho ari. Ati ikirongozi cy'ibitaro cyanukagamo imiti. Ati yihanaguye icyuya mu gahanga akoresheje ukuboko, ahumekera hejuru, asunika urugi rw'aho ababyeyi babyarira nk'uwari uhagereye igihe. Gusa yari yakerewe cyane cyangwa se yahageze mu gihe gikwiriye bitewe n'uburyo rero bibona. Nyina wa Nishimwe yari aryamiye imisego y'ubururu, imisatsi ye migufi yuzuye ibyuya by'umunaniro, mu gihe Tantine Nadine yamuhanaguraga mu maso buhoro buhoro. Ati mu biganza bye uwari mu biringiti by'ibitaro yari njye. Nari muto nsakuza nkaho aribwo nkihagera, birumvikana ko ntari Kevin. Ati umuforomokazi yarasetse
agira ati umugore wawe ntiyatindijemo afande, yasunitse rimwe ati umukobwa wawe abaraje. Yakomeje agira ati papa yegereye imbere agihumekera hejuru afata ikiganza cya mama buhoro aravuga ati niba yihuse gutya aza, abivuga amwenyura gake, reka dusenge azajye agabanya rimwe na rimwe. Nishimwe avuga ko iryo sengesho ntiryigeze risubizwa, ati mama akunda kuvuga ko nasohotse nk'isasu kandi n'ubu mvuga nka mashini gun. Papa yampimbye umubu, bivuga umubu mu kinyarwanda, ati kubera ko uburyo amagambo yanjye yakwiraga inzu yose, yewe n'iyo abandi bose baryamye izina ryarafashe, n'ubu abo dufitanye isano ati baransuhuza bagira bati mubu wacu, ndetse ijwi ryo mu buto riransetsa cyane nk'uko yagiye abigaruka. Yitwa Miss Nishimwe Naomi, umwe mu bakobwa beza cyane igihugu cy'u Rwanda gifite, akaba rero yabaye nyampinga w'u Rwanda wa 2020, nyuma y'uko rero aza gusimburwa na Miss Nshuti Muheto Divine. Ati rero nagombaga kwitwa Kevin, atariko mu gihe nagombaga kuba mvutse ndi umuhungu, atariko byaje gutungurana iza kurangira mvutse ndi umukobwa, rero nitwa Nishimwe Naomi. Reka mbifurize ibihe byiza ndetse nawe mwifurize ibihe byiza. Akaba yarashakanye n'uwitwa Michael cyangwa se Michael, rero nawe tumwifurize kugira ibi